Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze aho muri mu mpande zose z'isi ndetse naho muri ku migabane yose y'isi, nkubwira ngo wowe ukunda Imana cyangwa se ukunda ibyo dukora wakomeza udushyigikira unashyigikira umurimo w'Imana ukanda kuri YouTube channel ya Beraka Choir. Nakubwira yuko ari korali nziza cyane ndetse ifite ubutumwa bwiza bw'Imana. Nkubwira ngo rero kanda like ndetse utange na comment, uraba ushyigikiye umurimo w'Imana ugere ku isi yose. Nongera nkubwira kandi ukeneye ibyo kurya by'amoko yose ndetse n'ibyo kunywa wagana John Step. Nakubwira ko dufite ibyo kurya byiza ndetse n'ibyo kunywa by'akarusho, ikawa nziza cyane. Dukorera hano Kimihurura hafi y'agasoko ko mu Rugando by'akarusho, kandi dufite ishami hano Igikondo. Aho waba uri hose rero nta mwanya ufite wo kujyayo, twagukorera delivery kandi bikakugeraho mu buryo bwihuse. Udukeneye rero waduhamagara kuri nimero 0786 22 20 91 cyangwa se ugahamagara 079 20 52 317. Nkubwira ngo uzaryoherwa, kandi abashaka kumbona nzi neza ko nimugana John Step muzahansanga kandi muzishima. Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze aho muherereye mu mpande zose z'isi. Ndabasuje cyane abari mu Rwanda n'abari muri diaspora muri rusange. Turabakunda nkuko namwe mutwereka urukundo umunsi ku wundi, ndetse murambabwira ko comment zanyu ari ingenzi umunsi ku wundi. Mbabwira ngo rero amakuru n'ubundi tuzajya tuyabagezaho isaha ku isaha, update umunsi ku wundi. Kuri uyu munsi ku itariki ya 23 n'ubundi nkuko narimaze kubibabwira, wari umunsi benshi bari bategerejeho umwanzuro ku bujurire bwa Bamporiki Edouard. Navuga turi ku rukiko rwisumbuye hano Nyamirambo, aho benshi bari bategereje ese imyanzuro nicyo kintu kiri buze kuvamo, biraza kugenda bite? Ese Bamporiki noneho arababarirwa? Ese arahabwa ibihano bisubitse? Arajya amageragere? Biraza kugenda bite? Uyu mwanya tuvugana rero akaba ari yo nkuru nka Gasaro TV mbazaniye aka kanya, umwanzuro ku bujurire bwa Bamporiki ndetse n'abamwunganira mu mategeko aho bari bajuriye. Ngira ngo murabizi ko ku munsi wa mbere yitaba urukiko byaha yarakurikiranyweho, mu kanya turi bugarukeho, ariko navuga ikituzanya hangaha noneho ni ukubabwira umwanzuro ku bujurire uko bigenze. Navuga abantu bari benshi, abanyamakuru bari uruvunganzoka ndetse n'abantu bagiye batandukanye, aho bari baje kumva ese biraza kugenda bite, umwanzuro urabuwuhe. Ese benshi bari biteze ko Bamporiki kuri uyu munsi ari butahe, niko bigenze? Ese bavugaga yuko agomba gufungwa, bigenze bite? Reka n'ubundi mbabwire ngo nka Gasaro mba mpababereye isaha ku isaha. Bamporiki rero n'ubundi nkuko yari yemeye icyaha ndetse agasaba imbabazi, aho ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa mbere nuko turimo, aho umwanzuro ku bujurire bwe ari we Bamporiki ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwari rwamukatiye gufungwa imyaka 4 ndetse n'ihazabu ya miliyoni 60. Bamporiki rero akaba yarahamijwe ibyaha birimo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya no gukoresha mu nyungu ze bwite ububasha ahabwa n'itegeko, hashingiwe ndetse no ku mafaranga yahawe n'umushoramari ari we Norbert. Kuri ubu rero ikibaye, ndetse navuga hari abatunguwe, harabishwe n'agahinda ukurikije abari mu rukiko amarangamutima yabo, ndetse nkurikije uko hari abo narebaga mu maso, amarangamutima y'abantu bituyabona. Ndetse ntago nareka kubabwira yuko bitunguranye kuri uyu munsi bibaye. Ibibaye ni ibihe rero? Bwa mbere ngira ngo muribuka yuko Bamporiki yari yakatiwe imyaka 4, ndetse aho benshi bibazaga ese arajya amageragere, ndetse aho yahise ajya n'ubundi kuyikomereza mu rugo. Kuri uyu munsi noneho rero nakubwira ngo ikivuyemo ni ikihe, bigenze biti?
kuri uyu munsi noneho ya myaka ine yari yakatiwe Bamporiki, nuko noneho igikurikiye hari uko kuri ubu Bamporiki akatiwe imyaka 5. Nongere mbasubiriremo ngo Bamporiki akatiwe imyaka 5. Navuga rero ko urukiko rukuru rufite icyicaro gikuru i Nyamirambo ho mu mujyi wa Kigali rwemeje ko Bamporiki Edouard wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko ahanishwa igifungo cy'imyaka 5 n'ihazabu ya miliyoni 30 kubw'ibyaha yarezwe n'ubushinjacyaha. Iyi myanzuro rero yatangajwe ku isaa 8:30 zo kuri uyu wa 23 Mutarama, nyuma y'uko isomwa ry'urubanza n'ubundi ryari ryashyizwe kwa 16 Mutarama ariko rikimurirwa kuri uyu wa mbere bitewe n'uko uwo munsi wa mbere imyanzuro yari igitunganywa n'ubundi nk'uko twagiye tubibagezaho. Urubanza rero rwasomwe uyu munsi n'urwaburanwe ku itariki ya 19 Ukuboza umwaka wa 2022, ndetse Bamporiki yaburanaga ubujurire yatanze ku byaha yahamijwe mbere yo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya no gukoresha mu nyungu ze bwite ububasha ahabwa n'itegeko. Navuga rero ko abamwunganira ndetse mu mategeko ntibagaragaye mu cyumba cyasomewemo uru rubanza mu gihe ubushinjacyaha bwo bwari buhagarariwe. Muri Nzeri rero nibwo urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwari rwamukatiye n'ubundi gufungwa imyaka 4 n'ihazabu ya miliyoni 60, ndetse icyo gihano Bamporiki nk'uko nagiye mbibabwira yarakijuririye ndetse aburana ubujurire tariki ya 19 Ukuboza n'ubundi nk'uko mbabwiye ko uyu munsi imyanzuro itanzwe hagendewe ku byari byaburanwe ku itariki ya 19. Ubushinjacyaha rero buvuga ko bidakwiye ko ajuririra igihano yahawe, ndetse bwagaragaje ko nabwo bwajuririye kiriya gihano kuko ubushinjacyaha bwavugaga ko igihano yahawe cyari gito. Kuri uyu wa mbere rero nibwo urukiko n'ubundi rwemeje ko Bamporiki Edouard yakoze icyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite ubwo yahabwaga miliyoni 10 n'ubundi nk'uko natangiye mbibabwira, aho yahawe izi miliyoni 10 kugira ngo afunguze umugore wa Gatera Norbert yagiye agarukwaho cyane muri uru rubanza ndetse warukurikiranyweho ibyaha bya ruswa mu rukiko. Rero urukiko bwemeje ko ubujurire bwa Bamporiki bufite ishingiro gusa ku ihazabu yaciwe, bityo agomba kuzatanga ihazabu ya miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda aho kugira ngo yishyure miliyoni 60 z'amafaranga y'u Rwanda. Rwemeza kandi ko ubushinjacyaha bufite ishingiro ku bujurire bw'igihano cyari cyahawe Bamporiki imbere, bityo agomba guhanishwa igifungo cy'imyaka 5 aho kugira ngo ahabwe imyaka 4. Navuga rero kugeza kuri uyu munsi noneho imyaka yari 4 hazamuweho undi mwaka ikaba igiye kuba imyaka 5. Ari byo benshi bibajije ati se noneho nimba uyu munsi Bamporiki ahawe no myaka 5 arahita amanuka amageragere biragenda biti? Reka icyo kibazo natwe tukibaze. Ese imyaka 5 Bamporiki Edouard ahawe n'ubundi arakomeza agende ayikorere mu rugo, cyane ko navuga bitavuzwe yuko aka kanya ahita amanuka cyangwa se bita bishyirwa mu bikorwa. Byinshi rero navuga muzagenda mubimenya, ndetse amakuru umunsi ku wundi n'ubundi Gasaro TV tuba tuhabaye ibihe byose, nkubwira ngo uzakomeze ukurikirane ibihe byose turahabaye. Navuga rero benshi bari bazi ko uno munsi Bamporiki ashobora guhabwa imbabazi, cyangwa se uko nabonaga benshi nk'uko n'ubundi nababwiye bavuga ngo Bamporiki nyamara ashobora gutaha gutya na gutya, mbese ukurikije uko bo babyumvishaga. Reka mbabwire ngo nuko birangiye, nuko bigenze none kuri uyu munsi ahawe imyaka 5. Ndetse reka tuvuge ngo Imana ikomeze ibane nawe, n'ubundi navuga biracyari urugendo. Reka rero mbabwire ngo kuri uyu munsi nicyo twari tubazaniye kubabwira ko umwanzuro w'uyu munsi ari uko Bamporiki ahawe imyaka cyangwa se akatiwe imyaka 5 n'urukiko.
byinshi rero muzagenda mubimenya cyangwa se muzagenda mubisobanukirwa akantu ku kandi, nimba ari uwo kujya amageragere, niba ari ugukomeza ari mu rugo, mbabwira ngo nka Gasaro TV tuzakomeza tubabwira amakuru ibihe byose, babwira ngo ciao ciao, mukomeze mugire ibihe byiza. Gasaro TV.